Karasira iri muri filimi zakunzwe muri Afurika ku rwego rudasanzwe bikagenda bikagera no ku yindi migabane. Kugeza ubu iri no ku mwanya wa 8 muri filimi zinjije amafaranga menshi aturutse no ku yindi migabane. Ikibazo ni bamwe mu bakinnyi b'iyi filimi b'ingenzi batari bazi agaciro k'ifaranga. Ubuzima bwabo yari uguhinga no korora gusa. Ubundi amazina nyakuri ya Karasira ni Zao. Director w'iyi filimi Jean arimo gushaka umuntu uzakina muri filimi yiwe, abona uyu Karasira yujuje ibintu byose yashakaga ku muntu uzakina muri filime yiwe. Uretse no gukina filime, uyu Karasira ntiyari azi televiziyo icyo ari cyo, telefone, amafaranga n'ibindi. Abaturage bo mu bwoko bwa Karasira biberagaho mu buzima bucecetse ku buryo batari bazi iterambere icyo ari cyo. Director kumvisha Karasira kugira ati iyi filimi byaramugoye cyane, dore ko atanavugaga ururimi rw'aba bantu. Yifashishaga umuntu uzi ururimi rw'aba bantu akamusobanurira, ari nako Karasira bamusobanurira ibyo Director Jimmy yavuze. Karasira yaje kwemera gufasha uyu mugabo, ariko we ntago yumvaga igisobanuro cya nyabyo cy'ibintu bari bagiye kujyamo. Bivugwa ko uyu nguyu Director Jimmy yahise yishyura amafaranga atarenze amadolari 300 uyu nguyu Karasira. Aya mafaranga bari bahaye Karasira yaje gutwarwa n'umuyaga kuko ntabwo yari azi agaciro k'amafaranga, kandi nta nubwo yumvaga impamvu bamuhaye ibipapuro. Icyo Karasira atarazi nuko iyi filimi yari agiye gukina yari igiye kumuhindura ubuzima bwiwe bwose, ndetse akaba umusitari akajya mu kindi gice cy'ubuzima atarazi. Iyi filimi bari bagiye gukora God Must Be Crazy, yari filimi yari ifite budget ntoya kuko bumvaga ari filimi yo kwisekereza gusa. Karasira gukina ino filimi byaramworoye kuko ntago yikomplikaga ngo yitwararike yumve ko bino bintu bizarebwa ngo bitume ataba we wanyawe. Ubundi iyi filimi ivuga ku icupa rya Coca-Cola rimanuka mu kirere rikikubita mu gace k'abaturage batazi ibintu bya tekinoloji. Hashira iminsi bakabona ko rya cupa rikora ibintu byinshi, buri wese agatangira kurikenera, rigatangira kubatezamo amacakubiri. Iyi nkuru nayo iri mu bintu byatumye ino filimi ikundwa cyane, dore ko muri icyo gihe nta filimi zibandaga ku biturage, ahubwo bibandaga ku bintu byo mu mujyi n'ibintu bya tekinoloji. Iyi filimi yaje gusohoka mu 1980. Mu minsi mike igisohoka yaje gukora amateka, yaragiye irakundwa ku rwego rudasanzwe, ifata Afurika na Amerika, iragenda yinjiza amafaranga ku rwego rudasanzwe, yinjiza arenga miliyoni 100 z'amadolari. Wibuke neza yari yasohotse mu mwaka w'1980. Kubona filimi yinjije aka kayabo k'amafaranga muri uyu mwaka byari ibintu bidasanzwe. Karasira yahise aba umusitari ku rwego rudasanzwe ku buryo ibinyamakuru byari muri South Africa byahise bitangira kujya bimwandikaho, bikajya binamukoresha interview. Byageze n'aho abashoramari baturutse mu bihugu bitandukanye batangiye kujya baza kureba Karasira kugira ngo batemberane cyangwa baba bari kumwe nawe gusa. Ibi byafashije Karasira cyane kuko yahise amenya ikindi gice cy'ubuzima atarazi, igice kibamo amafaranga na tekinoloji. Byanamuzamuriye urwego rwo gutekereza ku buryo nko gukina igice cya kabiri cy'iyi filime God Must Be Crazy yishyuwe ari hagati y'amadolari 50 na 80. Igice cya kabiri cyatwaye miliyoni 5 zose z'idolari, gisohoka mu 1989, cyinjije amafaranga menshi miliyoni 30, gusa ntago kigeze gitwika nk'icya mbere. Ushobora no guhita utekereza utise Karasira ko bari bamuhaye arenga ibihumbi 50 by'idolari yaba yarayakoresheje iki? Ubundi Karasira yiberaga mu butayu bwa Kalahari muri Botswana. Akimara kubona ayo mafaranga yubatsemo inzu nziza ava muri ubwo butayu, anaguramo amatungo menshi nk'inka, dore ko mu bwoko bwe nk'umuntu woroye inka aba ari umuntu ukize cyane. Abana be bajya kwiga kugira ngo bamenye isi igezweho, anubaka urusengero dore ko yari asigaye ari umukristo. Andi mafaranga ya Karasira yashiriye mu gufasha ubwoko bw'iwabo, dore ko yari umuntu uzwiho gufasha cyane. Karasira yaje kujya kuba mu nzu yiwe yari yaraguze mu mujyi, gusiza kumunanira kubera kumenyera icyaro. Birangira yisubiriye mu cyaro, dore ko ari naho yaje kwitabira Imana. Uyu Karasira yitabye Imana yagiye gusenya ntiyagaruka, umuryango we ujya kumushaka, uza kubona umurambo wiwe mu nzira. Uyu Karasira yitabye Imana afite imyaka 58. Bivugwa ko yishwe n'igituntu no kunywa itabi ryinshi, dore ko yari asigaye aritumura ku rwego rudasanzwe. Turagusabye duha inkunga ya subscribe.